Papa Sava. Rero ni filime navugaho ibintu byinshi cyane ndetse nanamushimira cyane nka boss wanjye kuba yaranyizeye akamfata ukuboko nk'umukiye kiragera nanjye numva ko nshaka gukora filime bitewe n'uburyo nabonaga nyine nawe akora murumva namwigiyeho byinshi n'umwarimu mwiza iyo uri kumwe nawe ubasha kubumenyi no kwiga byinshi uburyo wakora nyine ibintu byawe. Rero niho nakuye igitekerezo nyine nanjye numva ko nshaka gukora ikintu cyanjye nkagishyira hanze cyane 2022 na rimwe na kabiri gutyo kugeza uyu munsi Papa Sava nyine amakazi ko gukina nk'umukinnyi akanakodesha ibikoresho byanjye. Umukinnyi wa filime ukunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, Dusenge Chrenia uzwi cyane ku izina rya Madederi yavuze amagambo yujishimwe n'urukundo afite kuri Niyitegeka Gracie wamamaye nka Seburikoko, Papa Sava, Sekaganda ndetse n'ayandi mazina azwiho cyane hano mu ruganda rwa sinema nyarwanda, kuko ngo kuri we amufata nk'umuntu wagize uruhare rukomeye mu gukabya inzozi zo kuba umukinnyi wa filime wabigize umwuga. Ni filime nubaha cyane ku buryo no kubona ikintu nyivugaho biragoye, kuko ni filime navuga ngo yaje iza gukabya inzozi zanjye, guhindura ubuzima bwanjye no gutuma ngera kuri bya bintu ngiye natekerezaga nkaho bitashoboka. Ni filime mazemo imyaka igera nayigiyemo 2019 mu kwezi kwa karindwi, ariko mu gihe nayigereyemo navuga ko hari ukuntu umuntu ngiye navuga ngo kera nagumaga numva mfite inzozi zo kuza mukinnyi wa filime, hayoberwa ahantu bizanyura rimwe na rimwe nkajya mbona abantu b'abasitari nkavuga bigenda gute kugira umuntu yisange ari umukinnyi gutya nyine ukina akagaragara muri projet zitandukanye, nkumva nyine biragoye. Hanyuma rero aho yaje kumfata akanshyira muri filime ye byanyongereye, hari ikintu byazamuye byatumye abantu bamenya cyane, ayandi maproje akomeye cyane aramfata arambona, biva kuba nakina filime ziri lokale njya muri filime ziri international kubera mbikesha Papa Sava. Iyo ataza kwa Papa Sava ntabwo wenda ko ndi muri zacu hari filime zitandukanye abantu bagiye bareba nka Kariza wa Kalisa, The Bishop's Family, Indoto n'izindi nyinshi n'iziri mu mafestival nyinshi. Uyu mugore yavuze ko yakuranye inzozi zo gukina filime ariko atazi neza inzira zabimugezaho. Yavuze ko yajyaga areba abakinnyi ba filime bakomeye mu Rwanda akumva ashaka kumera nkabo, gusa akabura aho ahera, kandi ngo yibuka ko benshi mu batangiranye nawe muri uru ruganda rwa sinema ntibakomeje urugendo rwabo rwa sinema, akabona ko ari ishema kuri we rikomeye kuba yarabashije kuguma muri uru ruganda kugeza n'uyu munsi. Madederi yavuze ko filime yitwa Papa Sava ariyo yahinduye ubuzima bwe ndetse imuha icyizere cyo kwiyumvamo ubushobozi bwo gukora filime ye bwite, aho filime ye bwite yayise Inkomoko. Yongeraho ko ubumenyi yakuye mu gukorana na Papa Sava aribwo bwamuteye imbaraga zo gutangira gukora filime ye. Rero ni filime navugaho ibintu byinshi cyane ndetse nanamushimira cyane nka boss wanjye kuba yaranyizeye akamfata ukuboko nk'umukinnyi. Hari abantu icyo gihe ninjiramo twinjiriyemo rimwe ariko ntabwo bigeze babasha gukomeza, umunsi ngenda cyarimo. Ntabwo ku rundi ruhande mvuga ngo nyine ni Imana yafashije yabanye nanjye, ari Imana yateganyije kuzaba cyo akenshi nyine birakunda, saa n'isaha iyo kigeze birakunda. Igihe kiragera nanjye numva ko nshaka gukora filime bitewe n'uburyo nabonaga nyine nawe akora murumva namwigiyeho byinshi, n'umwarimu mwiza iyo uri kumwe nawe ubasha kubumenyi no kwiga byinshi uburyo wakora nyine ibintu byawe. Rero niho nakuye igitekerezo nyine nanjye numva ko nshaka gukora ikintu cyanjye nkagishyira hanze cyane 2022 na rimwe na kabiri gutyo kugeza uyu munsi Papa Sava nyine amakazi ko gukina nk'umukinnyi akanakodesha ibikoresho byanjye. Uyu Madederi yatangiye gukina muri Papa Sava mu mwaka wa 2019, ariko hagati ya 2020 na 2022 baje guhura n'imbogamizi zo kubura ibikoresho bya sinema, bituma afata icyemezo cyo kubyigurira. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, ngaho umwanya muto maze ukore subscribe, like kugira ngo iki kiganiro kirusheho kugera kuri benshi. Ndizera wabikoze. Yavuze ko Papa Sava yamuhaye amahirwe yo gukina muri filime ye aribyo byamubereye intangiriro yo kumenyekana kugeza aho abasha gukina muri filime z'imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Aha yagize ati iyo bitaba ari Papa Sava
ntabwo mba narakinye muri filime nka The Bishop, Kariza wa Kalisa, Indoto ndetse n'izindi nyinshi zageze no mu maserukiramuco. Niwe wanyizeye bwa mbere, amfata nk'umukinnyi kandi ampa urubuga rwo kugaragaza impano yanjye. Yakomeje agira ati, iyo Imana yateganyije ikintu mu buzima bwawe, iyo isaha igeze birakunda. Njye ndabizi neza iyo bitaba Papa Sava sinari kumenyekana gutya. Kuri ubu ibyo bikoresho bye nibyo byifashishwa mu gutunganya amashusho ya filime ya Papa Sava, ndetse anabikoresha mu gutunganya filime yiwe nshya yitwa Inkomoko. Mu gukina filime ye, Badederi yahisemo gukorana cyane na Rugamba Emmanuel wamamaye muri Papa Sava mbere yo gusezera. Yavuze ko icyemezo cyo gukorana nawe cyaturutse mu kuba bari inshuti zisanzwe kandi bahuje intego mu bijyanye na sinema. Filime Inkomoko iri mu mishinga ya Madederi yitezweho kugaragaza urugendo rwe rushya mu ruganda rwa sinema nyarwanda, ndetse no kugaragaza ubuhanga bwe yigiye mu gukorana na Papa Sava, umuntu avuga ko yahinduye burundu ubuzima bwe.